amina reke mprerezo pa ite pufe hokrene menebo fine tayirebo vasika manaba data. Iyo maze gutoranywa n'Imana hari ibintu biba bikenewe. Haleluya. Kumvira umuhamagaro ukawicaramo neza ukawukoreramo neza nk'umuntu uzabazwa aho wahamagariwe. Reka tukwifuriza amahoro y'Imana aho uherereye hose, uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Amahoro y'Imana abane nawe kandi umugisha w'Imana ugume ku buzima bwawe. Reka tukubwire ngo Imana iguha umugisha kuko uhisemo gufungura ino video. Ineza y'Imana ibe kuri wowe, kandi nimba uri mu bihe bibi uhumure, Imana niyo kwizerwa kandi kiranukira kugukura muri ibyo bibazo. Yavuze ko itazagusiga kandi itazaguhana, ihorana nawe rero mu bihe byose. Kuri uyu munsi rero ntibisanzwe, kuri kamera yacu turi kumwe n'umutumirwa, umubyeyi uriho ubwiza bw'Imana. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Wakwibwira abadukurikiye kugira ngo tuze kumva icyo Imana iri buvugane natwe muri kino kiganiro, abantu bamaze kumenya amazina yawe? Nitwa Mukakarangwa Devota. Imana iduhana umugisha. Imana ibahe umugisha. Tuze kumva icyo Imana igiye gucisha muri uyu mubyeyi, kandi tuzi ko turi buhabwe umugisha. Iyerekwa ririmo kubigaragaza. Reka dutangire rero udusengera Imana kugira ngo tuze kwinjira mu cyo Imana yaguhaye, yashyize ku mutima wawe, kandi turizera ko abantu bagiye kudukurikira bari buhabwe umugisha. Imana ikugirire neza. Karibu no gusenga. Mana wacu Yesu Kristo, Imana y'amahoro, Imana nziza, Data uri mwiza, ubereye mwiza abagutegereza bose ndetse n'ubugingo bw'abagushaka. Izina ryawe nirihimbazwe. Uri Imana ivuga bikaba, warangiza ugategeka bigakomera. Data ufite urufunguzo, nujya ufungura ibintu byose bya buri wese, kuko nta muntu muhwanye munsi no mu ijuru. Izina ryawe nirihimbazwe. Haleluya, haleluya. Tuguhaye ikaze, turagushimiye kuko uduhaye umwanya nk'uyu. Abadukurikiye tubasabiye umugisha, natwe ubwacu tugiye kuvugira. Ururuka uzubane natwe, ntacyo twabona tuvuga, ariko uri kumwe natwe turakibona kuko ufite ubutware. Haleluya. Wowe uzi imitima ikikeneye, ururuka uzubane natwe. Tegeka Data. Haleluya. Duhagaritse imbaraga zo mu kirere, baperesi tubakuye mu nzira, babandi bajya batangira ibisubizo by'abera. Twirukanye ibitakuvuga muri aka kanya. Data mwiza, haleluya, turakuraritse kugira ngo uzubane natwe kandi uzabimenyekane muri uyu mwanya. Amena Data, haleluya. Reto ezopa Data menebo, amina reke mprerezopa ite pufe hokrene menebo fine tayirebo vasika manaba Data, haleluya. Turakuraritse kugira ngo uze muri uyu mwanya. Ngwino ubane natwe, ngwino ube mu ruhande rwacu, ngwino utubere byose kandi uduhaze ibyiza byawe. Mu izina rya Yesu wabanye natwe. Amen. Haleluya. Dutangiye twumva ijambo ry'Imana, ariko mbere yo kumva ijambo ry'Imana mfite ikorasi iri kumfasha, reka mbanze nyiririmbe. Mana ikomeye, Mana y'Isiraheli, nta yindi Mana imeze nkawe. Akira ishimwe ry'abantu bawe Mana, nta yindi Mana imeze nkawe. Mana ikomeye, Mana y'Isiraheli, nta yindi Mana imeze nkawe. Akira ishimwe ry'abantu bawe Mana, nta yindi Mana imeze nkawe.
mana imeze nkawe, nta yindi mana imeze nkawe. Haleluya. Iyi korasi iramfasha, nta yindi mana ibaho. Haleluya. Nta yindi mana ibaho imeze nk'Imana twiringiye. Imana ishimwe. Twinjiye mu kanya ko kumva ijambo ry'Imana. Ndagira ngo abadukurikiye, abo turi kumwe, dufashwe n'ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Haleluya. Muri iyi minsi abantu benshi bakurikiye inzira ijya mu ijuru, cyangwa se muri iyi minsi bumva amakuru y'ijuru, cyangwa se muri iyi minsi umuntu wese afite uburyo yiringiye Imana ye. Ariko hari ikintu gikomeye cyane maze iminsi ntekerezaho. Naritegereje ndareba nsanga ibyo twakora byose, ingendo twakora zose, igihugu twabamo cyose, aho twajya hose, tutari kumwe n'Uwiteka ntacyavamo. Haleluya. Niko guhita numva nshatse kureba ikibwiriza kijyana n'intego ivuga ngo nitujyana n'Uwiteka. Haleluya. Ibyacu bizagenda neza. Nujyana n'Uwiteka mu Burayi, ibyawe bizagenda neza. Nujyana n'Uwiteka mu rugendo rujya mu ijuru, ibyawe bizagenda neza. Nujyana n'Uwiteka ugiye gusenga, ibyawe bizagenda neza. Nujyana n'Uwiteka agutumye mu ivugabutumwa, ibyawe bizagenda neza. Nujyana n'Uwiteka ugiye kuririmba ahantu runaka, ibyawe bizagenda neza. Nujyana n'Uwiteka, haleluya, ugiye gukora igikorwa runaka, icyo gikorwa kizagenda neza. Ariko nugenda wenyine ntago bizaguhira. Haleluya. Tugiye gusoma inkuru z'umukozi w'Imana Mose. Haleluya. Mu by'ukuri Mose yajyanye n'Uwiteka. Niyo mpamvu mwumvishije hari ibintu bidasanzwe yagiye akora. Imana ishimwe. Haleluya. Ajyana n'Uwiteka biramuhira. Natwe tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Kuva ibice 33, turava ku murongo wa 12, dusome mu izina rya Yesu. Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli yereka ubwiza bwe. Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti jyana n'ubu bwoko, ntumenyeshe uwo udutumanye. Ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha, kuko nyereka imigambi yawe, kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha. Kandi wibuke ko yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ikizamenyekana yuko njye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha n'iki? Si uko uzajyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi? Uwiteka abwira Mose ati, nicyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Aramubwira ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Amen. Haleluya. 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 Dusomye ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana Mose ngo yinginze Uwiteka kugira ngo bajyane. Imana yaritegereje. Haleluya. Yitegereza Mose, ireba Mose, ibona ikwiriye kumutuma. Haleluya. Irangije iramutoranya nk'uko nawe Imana yagutoranije. Ibyo ukora ubyikoresheje ntabwo wabishobora. Imana haragiye itanga impano zitandukanye. Haleluya. Harabo yahaye kuririmba, ndetse muzi ko n'umuntu mwisi uririmba no mu ijuru azaririmba. Haleluya. Nuva mwisi utaririmba ubwo nyine uzicara, ariko nuririmba no mwisi umurimo wo kuririmba uzakomeza. Harabo yahaye kubwiriza. Haleluya. Harabo yahaye impano zitandukanye, ariko ibyo bintu byose kugira ngo bihabwe habanza ijambo rivuga gutoranywa n'Uwiteka.
maze ngo Mose haleluya atoranywa n'Uwiteka. Ni Imana itareba uburanga, ni Imana itareba igihagararo, Imana ireba umuntu ufite umutima ufite imbabazi. Haleluya. Mu by'ukuri Dawidi si uko yari afite ubwiza buruta ubw'abakuru be, si uko yari afite uburebure buruta ubw'abakuru be, ariko Imana yarebye imbabazi za Dawidi. Haleluya. Dawidi ngo ari mu ishyamba hariya ahantu, iyo idubi ryazaga kurya intama ya se yahitaga agenda akitambika akavuga ati data nubwo afite intama nyinshi si byiza yuko imwe yavamo. Akitambika akarwanirira intama za papa we, akarwanirira umukumbi wa se, bituma Imana ibona yuko Dawidi afite umutima w'imbabazi, ihita imutoranya nk'uko nawe yagutoranije aho uri hose udukurikiye cyangwa we turi kumwe. Haleluya. Iyo umaze gutoranywa n'Imana hari ibintu biba bikenewe. Haleluya. Kumvira umuhamagaro ukawicaramo neza, ukawukoreramo neza nk'umuntu uzabazwa aho wahamagariwe. Haleluya. Nuko Imana itoranya Mose. Mu by'ukuri Mose uburyo yatoranijwe ngo ntiyarazi no kuvuga neza, ariko Imana iramureba ibona iramwishimiye. Imana ishimwe. Haleluya. Irangije kumwishimira ihita imutoranya. Mu by'ukuri Mose akimara gutoranya nta kindi kintu yavuze. Mose yarabonye atese ko numwe kujya muri kiriya gihugu kikaba ari igihugu kirimo ubundi bwoko butandukanye n'ubwanjye, ndetse igihugu kitarimo abantu bakebwe, iki gihugu ndagikoramo iki? Kandi urugendo ngo rwari rurerure cyane. Mu by'ukuri Mose ntabwo yabwiye Imana ngo Mana ngo yenda ngo mpa imodoka nzajyana nayo no kuzagenda n'amaguru. Ntiyasabye Imana wenda ngo mpa indege nzihute ngere mu Egiputa vuba. Ntiyasabye Imana wenda ngo yenda mpa amafaranga nzagenda wenda ndira mu nzira zose. Yaritegereje Mose aravuga ngo nimba nkugiriyeho umugisha. Haleluya. Nimba nkugiriyeho umugisha ninjyane nawe. Haleluya. Nawe umurimo ukora, umurimo wahamagariwe, hari icyo ugomba kubwira Imana. Baza Imana ngo mbese ndi kumwe nawe mu byo ndi gukora, ndi kumwe nawe umurimo wamamagariye, ndi kumwe nawe. Ubaze Imana ko muri kumwe, Imana nikwemerera bizagenda neza. Haleluya. Mose arayitereta. Imana bugikunda guteretwa. Haleluya. Arayitereta aribwira atese ntabwo twakugiriye umugisha. Ikimenyetso cyuko twakugiriye umugisha ni iki? Keretse tujyanye nyine bakamenya ko turi kumwe. Uri kumwe n'Imana ntiwasonza, uri kumwe n'Imana ntiwabura icyo kwambara, uri kumwe n'Imana ntiwabura umuterankunga ku murimo w'Imana, uri kumwe n'Imana ntiwagira isura mbi kuko uri kumwe n'Imana. Iyo uri kumwe n'Imana byose uba uri nabyo. Haleluya. Mose aravuga ati ninjyana nayo ibintu byose bizibwiriza. Ageze rero yo aravuga ati ubwo ndi kumwe n'Imana ndagiye. Niko kugenda ajya mu Egiputa kuko yarazi ko ari kumwe n'Imana ishobora byose. Ntiyigize atinya uburebure bw'Abanyegiputa, ntiyigize atinya ubugari bwabo, amafarashi ntiyayatinye kuko yari ari kumwe n'Uwiteka. Arangije kugera yakora icyamujyanye kandi mu by'ukuri yaratsinze. Haleluya. Muza ageze ku nyanja, Abisirayeli baravuze cyane, barasakuza babonye imisozi n'inyanja, ariko Mose arangije yibuka ko ari kumwe n'Imana. Nawe arayibwira. Imana iramubwira ngo mbe Mose niba ikindi kumva. Mu by'ukuri Imana si uko itarebaga iriya nyanja, si uko itarebaga n'iriya misozi, ariko yagira ngo na Mose avuge. N'urwo rusaku rw'Abisirayeli rugaragara. Mu by'ukuri nimba ufite ibibazo, Imana ikunda burya n'urusaku. Haleluya. Nuceceka undi agasakuza, iriya mpumyi yarasakuje Yesu arayihumura. Imana ikunda urusaku. Haleluya. Imaze kumva urusaku iravuga ngo mbe habaye iki? Ndagira ngo muri uyu mwanya cyangwa muri iyi minsi tubwire Imana tugendane nayo kandi tuyisakurize mu murimo yaduhaye. Tuyisakurize mu byo turi gusengera, tuyisakurize mu kusakuriza ubugingo burindwe. Muri iyi minsi bimeze nabi ku bugingo, sakuriza Imana irinde ubugingo bwawe. Nubana n'Imana izajya ibana nawe mu bintu byose, izajya kugirira neza. Nuko Mose arangije, Imana avuga ngo mbe Mose ufite icyo? Aravuga ati mfite inkoni. Yirambure. Haleluya. Arangije abona ukuboko kw'Imana. Mu by'ukuri Imana igica inzira y'umuntu ku giti cye. Imana yaciye inzira y'Abisirayeli na Mose, Abanyegiputa bagira ngo nabo hacitsemo iyabo, ariko mu by'ukuri iriya nzira ntago yari iyabo. Bagezemo bayigwamo kuko atari iyabo. Uzaca mu nzira atari iyawe azayigwamo, ariko nuca mu nzira yawe uzagera y'amahoro uri kumwe n'Uwiteka.
gahunda ni ukumenya ko uri kumwe n'Imana. Haleluya. Indi gahunda ni ukumenya yuko uri umunyamugisha ku Mana. Haleluya. Niba uri umunyamugisha ukaba uri kumwe n'Uwiteka, icyo uzakora cyose kizaba cyiza, icyo uzasenyera cyose kizumvirwa, icyo uzategeka cyose kizaba, naho imisozi yahaguruka. Haleluya. Yesu aravuga ngo mupfa kuba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, muzabwira umusozi uva hawe. Haleluya. Njya mvuga ngo kwizera njya nkugenderamo cyane, njya nkunda kuvuga ngo narizeye ndasenga Imana mbona iki, narizeye nsenga Imana mbona iki, nkabona koko Imana iraje. Haleluya. Njya nkunda guhana Imana n'isaha n'umunota, nk'abatero saa 6:30 harakorwa iki n'iki, kandi mu by'ukuri iyo nizeye nkasengera icyo cyifuzo, iyo saha igera kera cyasubijwe kera. Haleluya. Imana ishimwe rero kandi habwe icyubahiro. Nibuka ko Imana njya kuva aho nari nza muri Kigali mu kwa mbere yambajije ngo uzagenda ku iyo tariki, nyibwira ko nzimuka kuri 15 z'ukwa munani. Iyo tariki koko Imana yarayirinze kuko nayitegetse ndi mu kwizera, niyo yageze ndarangeze n'ahangaha. Gendana n'Uwiteka rero, bana n'Uwiteka. Nagira ngo abadukurikiye natwe turi kuvuga Imana n'abari kumwe natwe, gahunda tugendane n'Uwiteka. Niba mutari kumwe nawe mwinginga ze mujyane mu by'ukora, kandi niba mutari kumwe n'Uwiteka uyu munsi umushake mubane neza. Haleluya. Nimubana neza ntacyo uzamuburana. Umuntu amenya bose yo itariki azaziraho, akavuga ati ku itariki 30 ari uko bizagenda. Nawe niba ubanye neza n'Imana wigira ubwoba. Ute ubwoba ni iki? Ese ni imisozi? Ese ni inzara? Ese ni uburwayi? Ese ni ukubura umwana? Ese ni ibibazo bihe? Niba uri kumwe n'Uwiteka humura, Yesu ni umwami. Uko yari ari kera cyane n'uyu munsi niko akiri. Uko yabanye na Mose ntahinduka, uko yabanye na Eliya ntahinduka, uko yabanye na Danieli ntahinduka niko akiri, uko yabanye na bari abasore batatu Saduraka, Meshake na Abedenego n'uyu munsi niko akiri. Yesu ntahinduka. Icyo usabwa ni ukubana nawe, ikindi usabwa ni ukwizera no gukiranuka, ubundi ukamubwira ibyawe ku murongo. Yesu aduhana umugisha. Turangije dushimira Imana ko yemeye ko tuyinginga nayo ikaza mu byacu. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Mana turagushimiye, wabanye natwe muri aka kanya keza. Tumaze kumenya yuko ushobora byose, n'ubundi dusanzwe tubizi, ariko ijambo duhaye niriduhumuriza. Kwa kundi wabanye, haleluya, wagiriye neza Mose mukajyana, turabyifuza natwe. Nitujyana nawe uzabana natwe mu byo dukora, nitujyana nawe uzatugirira neza, nitujyana nawe uzaduha ubugingo buhoraho. Turakuraritse kano kanya kugira ngo ukomeze ubane natwe, ujyane natwe, kandi tukugirireho umugisha. Nitukugiraho umugisha tuzabona ubugingo, nitukugiraho umugisha tuzabona byose. Umugisha abadukurikiye hanze abo mu Rwanda, n'umuntu wese udukurikiye umuha umugisha. Ufite ikibazo gikemure, urwaye umukize, ufite ideni ryishyure, ufite ibibazo bikemure, kuko twakugira umugisha tukakumenya izina, nawe ukatumenya izina. Urakoze, urakarama, bana natwe kandi ukomeze kudushyigikira muri byose. Turindire ubugingo kugeza uje, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen.